Ndagusubije kandi nguhaye ikaze. Urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo bikomeze kuba kuri wowe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora kugira ngo dukomeze kuzurana umwuka wera tuzagirane mu ijuru amahoro. Ndi Prince Robert Muhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Ndi kumwe na Evangeliste Pasteur. Evangeliste Pasteur. Si byose? Ntacyo bitwaye. Evangeliste Pasteur. Evangeliste bivuga umuntu uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Pasteur ni umuntu ushumbye itorero. Yego. So rifite 32 cyane rwose. Yego. Hari n'irindi riba offline. Imana y'amahoro igumugisha rero kuba nguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku mapfa n'inzara bigose Samariya kugera ku rwego aho abagore babiri umwe ashoka undi ngo turye umwana wawe. Hanyuma uwo basoje kumurya undi wajya kumurya akavuga ati ndakwakiriye. Urakoze cyane. Ikaze abantu badukurikirana barayihorana kandi umwami we Yesu Kristo ari muri twebwe kugira ngo tubagaburire iby'umwuka w'Imana bayashyize mu mitima yacu. Cyane. Ni byiza ukomoje ku nsanganyamatsiko igendanye n'ibyo turi gucamo muri iyi minsi ikomeye. Ubu abantu baragoswe. Isamariya ni ahantu Imana yari yarakoreye imirimo n'ibitangaza. Wibuke ko hari n'amariba ya Yakobo. Aho bari n'imisozi yasengerwagaho. Uwo bita Benihadadi umwami wa Siriya we yaje kwigira inama. Aravuga ati ariko aba bantu ko tubatera twajya kubageramo Imana yabo ikabimenya. Kubera ko Elisa burya yahitaga bamenya akavuga ati dore bazaza kandi bazanyura. Bageze baravuga ati oya reka dukore indi tekinike tuhagote. Duhindura ubundi buryo. Duhindura ubundi buryo bwo kuhatera. Tituzagende ngo dufate twinjire mu murwa ngo tubonye twice duhotore dukureho. Ahubwo reka duhindure tekinike yo kubicisha inzara. Dufate inzira zose imihanda yose bacagamo bajya guhaha. Tuboroke. Aho bacaga bajya kuvoma tuboroke. Aho bacaga bajya kwiga tuboroke. Aho bacaga bajya gusenga dufure cyane. Urumva maze tuzarebe ko batazicirwa n'inzara hariya muri uriya mudugudu wabo. Ubundi turashaka iki? Igihe batumariye igihe ubundi bitero byacu byafeyiringiye reka dupanga igitero gikomeye. Umwuka w'Imana injiza mu mitima y'abantu iri jambo ry'ubwenge ryuzuye imbaraga zawe kugira ngo babashe kubyumva. Ngo abasiriya bigira iyo nama ikomeye. Havuga ati twebwe tugiye gufunga imihora. Ubundi bari abantu bazicirwa hariya n'inzara. Abatazicwa n'inzara bakumva nyine ko inzara ibishe kandi batakomeza kubyihanganira bazasohoka baze kudukeza. Abo nibo tuzakanda tukabakuramo amakuru. Abo ngabo nibo tuzakoroniza uko twishakiye. Abo nibo bazaba abakozi bacu. Ngo abasiriya baraje bagota Isamariya. Ibyo turabisoma hano mu Bami ba kabiri. Turasoma ibice 6 duhere ku murongo wa 24. Ngo baraza barahagota. Reka mbaha amakuru. Ngo bamaze kuhagota inzara iratera. Abajyaga kuvoma ntibaba bakijyayo. Imihora yose irafunze. Abajyaga guhaha ntibaba bakijyayo. Abajyaga gusenga ntibaba bakijyayo. Bose babashyira mu kagote. Abantu bamwe birumvikana nta kuntu batari gutekereza ngo bavuga ati ariko se ubu tuzageza ryari kwicirwa n'inzara hano. Kandi iyo turebye ntararenga n'uyu munsi niko bimeze. Samariya iragoswe. Abasiriya bararebye baravuga bati baraba amasengesho ntituzabashobora. Nituguma gutuma terambere ryabo rizamuka ntabwo tuzabashobora. Arabanza bajya kutugotera mu mitima y'abatwumva. Umuntu akakumva roba akumva arafashijwe. Ariko yajya kugira ikintu agukorera ngo ashyigikire umurimo w'Imana. Umusiriya agahita kubitaho ibihindizo. Kabase urakinyuza yego twugariye. Kabate ni mu mwihorere po. Ubihorerere hariya. Wagenda wakora nk'ikiganiro nk'iki. Umusiriya agahita cyugaririra kuri YouTube. Kavuga ati RPM mumanure. Recommendation mukureho. Abashaka kuvyuza kureba. Umuntu yajya kureba akavuga ati ngaho sikorora ingabira. Njya kureba ko abase biradiyo.
aho imihoro irafunze aho hantu wireba hatabona viyuzi akagira urumva i Samariya baragenda baragota icyo bita umusiriya azana ibihindizo byo kugota ngo haragotwa mu rwego rukomeye abagore ngo bageraho barasonza Bibiliya itubwira ko n'ibwami bari bageze ku rwego rwo kurya amahurunguru y'inuma nayagurwa amafaranga menshi maze gusoma iki gice birimo ngo nuko rero umugore ashonje aravuga ati umuntu yitabaza icyo afite ngiye Imana yari yarampaye impano y'umwuka wera ngiye kwemera murya abagore babiri baba bagiye inama reka mbabwire bene data inzara yarateye mu rwego rwo hejuru kugeza ku rwego abagore nituvuga abagore mwibuke ko bisobanura itorero cyangwa se amadini yanyu cyangwa abakijijwe amatsinda y'abakijijwe runaka kandi umwana asobanura umwuka wera nkaba ati nge ntabwo nakomeza kwicwa n'inzara Imana yarampaye ubuhanuzi Imana yarampaye umunwa wo kuvuga ijambo ry'Imana mfite impano y'igikundiro ngiye kuyibyaza umusaruro akaba kabe ijambo riramugongera mubwira ati ko ijambo ry'Imana rikuvuga ngo utangire ubuntu waherewe ubundi hati oya ndapfumurira mu gusobanura inzozi zajya umbaza ati narose izi zisobanuye iki nzajya mubanza mubwira ko ibyo bintu bisobanuye yuko nimero yari yigezweho nanjye ko nabonye serikeye zitondetse hakaba hagezwe izina rye ahantu hatanzwe intama 5 hakurwaho n'izindi 5 namigeze kuri angahe 70 nangahe ugeshana 350 gira vuba ona Afurika irakora urumva ati ubwo ngubwo nye ntiyavuba mbigukureho gira vuba vuba nicyo gitambo kibyibuye sibyo ko binyuranye n'ijambo ry'Imana tuwanjye ndamuriye sha mwega nimugumana iyo nzara yanyu sinabyihanganye ndamurira imodoka iboneka ndamurira mve mu icumbi ibyo byo ko bizabejo ntabwo nzabyihanganira ngo umugore ababwiye mugenzi we amubwira ati iyi nzara ijya kutwicira hano nkandi waretse tukarya uyu mwana wanjye ejo yashira tukarya uwawe kejo bundi ntawahamenya n'ubundi nta myaka 100 ntabwo tuzamenya uko buzakejo iryo juru nitubizi nimba tuzanarigeramo w'abazungu oye mana umupasiteri umwe yigeze kumbwira ate kuzi kuri igicucu wa muhungu ese kubera iki mushumba Imana ikaguha impano y'umunwa uzi kuvuga ijambo ry'Imana bigezaho ufite impano y'umwuka wera uri umuhanuzi ugakomeza urindagirira muri iyi Kigali ati wayibonye imodoka yanjye ya automatique se wabigenje gute mushumba none icyo gihe hari umudepite twari twajyanye yari yumvishe ko ndi kubwiriza aho hantu w'inshuti yanjye aza kwiyumvira ijambo ry'Imana noneho dusoje aramubona nsuhuje bati niko sha uriya fi urayipfusha ubusa nta soni ukaba usiranye n'abantu bakomeye kuriya ukaba ukigenda n'amaguru ariko se basege uri muzima ntabwo se bigenda gute mushumba atekada abantu nk'abari bakubita ubuhanuzi kababwira ko Imana nibatagira gutya na gukira bica umuntu ushishe ashaka kubera umwana yariye kubera umwana yari hati ubundi ati subi byose ati tureba nk'ubugiye kujya mu iteraniro nanjye ngiye mu iteraniro ahita ndi kubwiriza ahita ambwira ati ibyo bintu uri kubwiriza niho njya kubibwiriza hano ntabwo tuzaguherekeza urabwira abantu ibyo kwihana ibyaha wababwiye iby'imigisha aba bantu banjye ni inzahare hansobanurira uko bameze hari abantu bati nubahanurira ibi byose ibi n'ibi baraza no mu gutura baraduha amafaranga menshi tuzabona kuberekeza nubwo bakennye ariko iyo babahaye ijambo ry'Imana rizima baratura ese uraguma muri ibyo bintu ubwo nuguma kubibwiriza ntuzambwire ngo nkwerekeze ndamubwira rero mushumba buri ukombaho wenda uzareke kumperekeza reka mvuga ikintu narigeze mvuga ariko nanjye nzavuga icyo Imana yantumye kuko njye iyo nshatse kuvuga ibyanjye ntabwo bikunda biranga kuko ngiye buriya n'Imana yari yarambujije gutegura ijambo biriya by'abateoloji bari baratwigishije ngo uzajya utegura ijambo ngo wandike imirongo ngo uvuge utugambo ngo uzavugira imbere y'abantu ngo ari ibintu ngo bitondetse ku murongo umwuka w'Imana arambuza arambwira ngo ujye ugenda n'ujye ugira mu iteraniro nzajya nk'icyo uvuga nkagenda njyayo ndabwiriza icyumweru cyose shoje niba turarambwira ati se none ko nyine utakoze ibyo wagombaga gukora umubyeyi ngiye kuvuga Imana imuha umugisha mwuka w'Imana yamukoze ku mutima hati uriya muntu nta kintu afite
yaragiye anzanira igihaza. Kumva igihaza ni kera, hashize nk'imyaka nk'itatu hari cyangwa ine, hashize ni nk'imyaka 5 ko ni muri za 2019. Arangije ahubwo bwigeze muri 7, arangije anzanira igihaza, anzanira amavoka ahiye, nimba aramaye n'amafaranga 1000. Arambwira ati mukozi w'Imana, Imana yambwiye ngo warayikoreye, kandi Imana yanyeretse ko aba bantu nta kintu bakumariye. Imana irantegeka inkwe mu iteraniro ritararangira, rambwiye ngo ningende nkuzanira ibi bintu. Yewe rero rambwiye ngo wihangane ubifate kandi Imana izagumugisha. Ni ikimenyetso cy'uko ari yo wakoreye. Birumvikana hari abandi wenda ishobora kuba yari yabwiye barabyanga, ariko ngiye nkora umurimo w'Imana ndataha. Imana irambwira ngo humura, komeza unkore. Reka mbabwira, hari abantu barira abana babo. Umugore ngo abwira undi ati rero reka tumurye. Urumva bene abo baramuriye, bandi baramurya bagira ibyo babona. Barangije aramurya, baramufata da akana kagayinja barakabaga barakarya. Barangije kukarya ngo baravuga ati rero dore uwanjye arashize, reka turye n'uwawe. Ngo umugore uzi ubwenge akibona wa wundi, ngira ngo hari nimba bari kurya nk'akaganza cyangwa se nyine akaguru, abona gashize, mwana waragenda aramutsimba, yaramujyanye kwa onkere ntumbaza. Urumva cyagiye nikizinduka mu gitondo n'imbugita, ati ndumva nyibyukanye. Uriya mwana asanze aryoshye. Uriya mwana kurya abana biraryoshye, ndumva nyibyukanye, zana kakandi nako tukarye. Ibyesho bibara bejo, ntukajya ubishinga ngo mwihanganire mu mwami ngo mutegereze ngo Imana ngo izabikora. Wapi? Urabona zizabikora yakura bari abasiriya hariya gute? Urabona yabigizayo, urabona iracano zabo zizazamuka kugeza ku rwego zabagaburira. Urabona bari abazagera ubwo bitabwaho, urabona zana hano twirire. Ati rega ntawe uri hano. Ati oya ntibishoboka. Ari hehe? Ati ntawe uri hano, ntago nge nakwirira umwana uzabaza. Uzaperereze. Hari abantu bashutswe barya abana babo. Ati ngwino mu idini ryanjye babaha agatuti, wabo bamubagiraho baba baramuri, bazi ko wenda uwo muntu hari icyo azabamarira, ariko mu gihe gitoya gusa kukumara mu rubori bakajugunya gasiya. None abantu basigaye muri kugenda, mukagenda abana banyu mwarabariye, murabatakaza, bo bigumanira ibyabo. Abandi bakakureba, babona uri nk'injiji, shobora kwemera ibishuko, kagufatirana n'inzara, bakakwemeza umwana wawe ukamurya, ubugingo bwawe ukaburya, kubera imyambaro, kubera ibyo kurya, kubera kunanirwa kwihanganira inzara y'igihe gitoya. Abantu barya abana babo, mwuka w'Imana kuvamo hejuru y'ibiryo, hejuru y'abagore beza, hejuru ngo y'abagabo b'amaboga, hejuru yo kutanyurwa kwawe, kunanirwa kwihangana, kudategereza. Nawe hari biri kugushimashima, wari igihe ujya gusaba akazi bagahita bakubwira ngo urazi se, uzi n'ikindi kazi ko karahari, ariko nukubanza ukazana uwo mwana. Kwibutsa ko ikintu gihenze kuri iri soko ni ikintu cyitwa umwana. Barakubwira ati nutamuduha ntabwo ubuzima burakomeza. Nukuryamana rimwe nyine, ubundi ugasinya kontra. Ubwo ngubwo nawe urabyumva. None data umwana wawe uri kumurira he? Wajya gucuruza ati rero umuntu ufite umwana ntabwo acururiza muri iri soko. Gomba kumanza ukaza tukakwereka ahantu tujya kubikura, tuntu ducururizaho, mwana wawe ukamurya ngo business yawe izamuka, ubuzima bumere neza uyu munsi. Ariko nagira ngo mbwira abera yuko mugomba guhisha abana banyu. Iyi nzara izashira, igihemu ntigishira. Inzara irashira ariko igihemu ntabwo kirangira. Ububabare n'uburibwe, buzima bugoye bujya burangira. Bukene ni indwara ishira, ariko kurya umwana wawe kugira ngo uzamugarure. Zasoma icyo wandikiye Abaheburayo yababwiye, yaravuze ngo iyo wihakanye Kristo waramaze kuvirwa n'umucyo, ugasogongera ku neza ye, warangiza ukamwihakana, ntihaba hagikenewe imbabazi z'igitambo, gusibye gutegereza gucirwaho iteka kumwe n'abanzi bose b'Imana. Wowe waririye umwana wawe gukunde wurira indege. Hura n'abagore bazi ubwengesha, ati ngwino nkujyane hariya tugusengere, tukugira poso, tukugire pasiteri misiyoneri, tukugire runaka, ukagira ngo ni imbabazi bagufitiye. Kana kawe niko bashaka, niba utazi kugahisha.
Bibiliya itubwiye iki? Ngo umugore arya uwe, barangije kumurya, ejo undi mugore arazinduka ati nanjye zana uwawe tumurye, sanga yamutsimbye. Ngo baraburana, barasakuza, induru ziravuga, bararwana. Ngo umwami ari kurambagira yitemberera, abona abagore bari kurwana inkundura. Ngo arabaza ngo mbese uyu ni umwami Ahabu? Ngo arabaza ati se bariya bari kurwana bapfa iki? Ati rega byakomeye, uyu mugore ngiye mfite ikibazo, ndengera mwami, tabara. Umva ubutabazi ukeneye, umva ubutabazi buzava ku Mana, bwumve neza. Ese byagenze gute mugore? Hatumva nkubwire mwami, nge ndarengana, nawe urabizi ukuntu inzara imeze. Uyu mugore yarambwiye ngo turye umwana wanjye, ngo nashira tuzarya uwe. None uwanjye twamuriye amaze gushira, uwo aramuhisha. None mwami ntabara. Ngo umwami amuvugira ijambo rikomeye, karamubwira ngo none se ubundi Uwiteka natagutabara, urabona ngiye byo kugutabara ndabikura he? Musobanurira ikibazo cyawe. Amusobanuriye ko yariye umwana, ngo umwami ashishimura umwenda. Ngo abantu bakajya banyuza mu mwenge waho imyenda yacitse, ngo barebye ku mubiri w'umwami, ngo basanga nawe ubwe yambaye ibigunira, bigunira by'ubwirabure. Yesu afite agahinda gakomeye k'abantu bari kurira abana babo. Iyi nzara y'igihe gitoya gusa bananiwe kuyihanganira. Ngo nuko rero aramubwira ati wowe ntabwo bishoboka, ni gute wariye umwana wawe? Wa mugore we nturi inkora amahano, inzara irakwica kugeza ku rwego ufata umwana ukamubaga arira avuza induru, ukamutera inkota ukamusogota ukamurya. Reka tuvugane n'abagabo bamuriye. Nubwo mwamuriye ntabwo mwaraye mubyeretswe, ntabwo yaraye arira, ntabwo muri kugenda mu nzira yababwaga ati nyamara ibi bintu mugiye kwinjiramo ni hatari, nimubireke nimwihangane inzara izashira, nimuvugishe ukuri. Babatumira kuri turiya dutute, ntabwo umwuka yari yabasuye akababuza, mukemera mugahanyanyaza, nimuvuge ukuri. Wa mugore we bajya kukubwira ati kugira ngo usinye iyi kontara nuko ugomba kumuzana tukamurya. Ntabwo umwuka w'Imana yagukomanza akakubuza. None baramuriye n'akazi bakakwirukanyemo, usigaye uri iki? Wa mukobwa we vugisha ukuri, ujya kumurya byagenze gute? Ntabwo yarize, nta mutima wakubwiye ngo sigaho, ntabwo wanze kumwumvira. Wa musore we ntiwanze kumwumvira. Mwagize ngo se umwami yamurengeye iki? Ntabwo umwami yamugaruje umwana, kuko umwami ntiyamuzuye. Nabibabwiye ngo uwandikiye Abaheburayo yababwiye ko iyo wariye umwana wawe uba utagitegereje izindi mbabazi, sibye gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, kuko wari waramubyaye umugira ku gise, umenya agaciro k'umwana, urangije umurya ku bushake. Hari abantu baba batubwira ngo none se ngo uriya mwana ntiyagaruka. Ntabwo yagaruka. Umwana wari waragaruka, yaba yari niyo havuka undi, ntabwo yari wa wundi, ntibishoboka. Ni nk'umwe wapfushije rero, ni nk'umwe wapfushije. None twabwiye ngo ni pariti ya kabiri, ni pariti ya kabiri. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo Benihadadi mu gihe yari ahagose, ngo ibyo byose biri kuberamo imbere, bene data twaragoswe ariko ni mwihanga. Rego Benihadadi yaragose mu bucuruzi se, uragira ngo utazi gutekinika Rwanda Revenue ngo urebe ukuntu bigira. Imyugariro ya Benihadadi sanga akubwira ati nutiba ntago bizaku, tareba ibyo winjiriza ahandi, nusohora yuzuye uzahita utaha ku kwezi, ntago uzabona yo wishyuritse. Kiza murye mutamire, nta kundi byagenda. Vuga ati rero kubinaha bisaba ko biba bigomba kugenda gutya. Kuba muri kampani bisaba kuba nyine wemera ukaryamana na boss, nta kundi byamera. Mu bucuruzi, mu nsengero, nutabwiriza inyigisho z'imigisha, gukurura intama ze, mbega ahantu hose Benihadadi yaragose. Ariko reka mbabwire, Bibiliya iratubwiye ngo Ahabu arangije ngo arasenga, iyo gusenga biramwangira. Karavuga ngo nimutumire umuhanuzi Elisa atubwire impamvu, atubarize Imana impamvu uyu mujyi wagoswe. Ntabwo mbere yo kurya umwana wawe wabanje gutumaho umuhanuzi. Elisa aje ngo byagenze gute? Elisa yaravuze ati oya nimuhumure, wariye umwana we yamuriye, ariko tugeze igihe cyo gutabarwa. Karababwira ngo nimuhumure,
ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ifu y'ingano izaba iri kugura ikuta rimwe, hazaba atangiye kugura 100. Twamubwira ngo ibyo ntibishoboka. Hari umugabo wantangaje upinga. Reka mbasomere wenda. Mana ishimwe cyane, haleluya. Reka mbasomere mpereye kuri 32. Ngo kandi Elisa yari yicaye mu nzu yicaranye n'abatware, nuko umwami amutumaho intumwa yo kumuhamagara yo mu bahagaze imbere ye. Ariko intumwa itaramugeraho, Elisa abwira abo batwara ati, ntimureba ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunca igihanga? Nuko intumwa niza muyikingirane, mukomeze urugi. Mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye? Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho iramubwira iti, umwami arantumye ngo ko ibi byago byaturutse ku Uwiteka, aracyamwiringirira iki? Kuko umwami ngo yarebye ibiri kuba, aravuga ati iyo Mana ndacyayiringirira iki? N'umuhanuzi Elisa ko agomba gupfa. Hari abantu bavuga ati iyo Mana yanyu mwizera mugasonza imaze iki? Iyo Mana yanyu mwizera mugakena, mukaguma mu makode, mukaguma mugenda n'amaguru, mukaguma mukennye, iyo Mana turacyayiringirira iki? Ariko reka mbabwire, uwacu yaranditse aravuga ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hari igihe cy'ibiba n'igihe cy'isarura, hari igihe cyo gukena n'igihe cyo gukira. Kandi iwacu sinaha, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Biraterwa na Benihadadi wagose, ariko ntabwo ariko bizahora. 7 aravuze ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indego 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byashoboka? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Bene data, nimba utarizeye ibintu Imana yavuganye n'abera, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya. Nashakaga kukubwira ko wowe uri kugira abantu inama yo kurya abana babo, uzabona itorero rya Kristo rizamuka, kandi uzabona rizamuka ridafite ikizinga n'umunkanyari. Ariko wowe nta mugabane ubifiteho. Uyu mutware byaje kurangira gute? Reka nihute cyangwa muze gusoma ngo Imana yaje gukoresha ababembe. Bibiliya irambwira ngo Imana yahisemo kudukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Reka mbabwire ko iri jambo tuvuga riri mu buzima. Haleluya. Iri jambo tuvuga riri mu buzima. Myuka mibi ishobora kukuvaho. Benihadadi wakugose ashobora guhunga kubera iri jambo ry'Imana wumvise. Bibiliya irambwira ngo nuko Imana ikoresha ababembe babyiyumvamo. Bavuga ati aho kugira ngo inzara itwicire hano, ngo bari barajugunywe inyuma y'umudugudu kuko ababembe barahezwaga. Mu yandi magambo bari baratawe mu biganza by'abanzi. Ubwo n'ababagemuriraga ntacyo bari bafite cyo kubagemurira. Ntacyo kubagemurira. N'ubundi bicirwaga. Urumva n'abari mu mudugudu se bari kuba babuzemo ikintu, abo hanze akaba ari bo bakibona. Ngo ababembe bigira inama baravuga ati rero reka n'ubundi tugende dukeza Abasiriya batwihera ibyo kurya, kuko n'ubundi twe turagawa mu bwoko bw'iwacu ntitwemewe. N'ubundi no muri bariya hari abakozi b'Imana, nyine abantu biyita ko ari abakozi b'Imana, n'ubundi ugasanga ntubisangamo kubera ko bafite akazu kabo bubatse. Uri kubyumva? Kandi no kwa Benihadadi baragutegereje bameze gutya. Ni ukuvuga ngo ugasanga uri mu cyeragati. Turiya nyine ntabwo ari uwacu, yatuvuyemo, yagiye hariya, afite ubutumwa bwe, yagize gute, babufashe nk'ububembe.
ariko ibipfubyi bibwiriza Imana nibyo yahisemo kudukirisha. Ngo nuko rero ababembe batambika bajya kureba Abasiriya ngo babisabire ibyo kurya. Uko ababembe batambika ngo Imana ikoresha imirindi ya ba babembe, ngo irayikoresha ngo Abasiriya bakumva mu matwi yabo abo bantu bari kuza batambika baza aho bari, ngo bakumva ni nk'ingabo, ni nk'igitero cy'ingabo cy'amagare n'amafarashi. Haleluya. Ngo by'Abayisirayeli bari kubataka ngo bagiye kubica, ngo Abasiriya bose barahaguruka barirukanka vuga ati reka duhunge icyo gitero. Reka nkubwire, Imana ishobora kugutiza umurindi. Iyo yaje kugutabara yagutiza umurindi. Gumana umwana wawe, Imana izagutabara. Banzu baza amakuru Imana ubundi ifite iyihe gahunda. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntabwo izatubabaza iteka, ngo naho yatubabaza izatugaruka ifite impuhwe nyinshi n'imbabazi. Urarya umwana wawe kubera iki wamuhisha? Wamwihanganiye uyu munsi n'ejo ko ejo bundi Imana izagutabara. Washatse, haleluya, washatse umwuka wera ugasobanukirwa ibyo utari usobanukiwe. Ngo bamaze kwirukanka ababembe baragenda baravuga ati kumbi burya twikangaga imiyaga, Abasiriya twe tuzi ko batugose nta nabahari. Ngo barafata ibyo kurya baririra barinywera bahaze, baravuga ati gose barabene wacu nubwo batujugunye inyuma batugaya ngo turi ababembe, twagiye kubabwira inkuru nziza yuko nubwo bikingiranye mu mazu ngo Abasiriya barahari, ko Abasiriya bagiye kera. Ngo baragenda barabwira ati ariko rero nubwo muri aho ngaho mwishwe n'inzara, batangajwe no kubona ababembe bahaze, ibwami bari kurya amahurungu. Reka mbabwire, ibuye abubatsi banze Isiyoni niryo ryahindutse rikomeza ifuru. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo usibye Yesu Kristo. Yahamagaye abaswa bo mu isi ngo akoze isoni abanyabwenge, yahamagaye abanyantege nke ngo akoze isoni abanyambaraga. Niyo mpamvu Imana ishobora kumpagararamo, Imana igatabara isi. Mwebwe munyita umubembe, munyita umuntu udashobotse, munyita umuntu ukennye, munyita umuntu udafite icyo afite. Icyo mfite kiruta icyo mufite. Iri muri njyewe arakomeye. Uko umubembe yatabaye i Samariya, ni nako natwe abo mwita abanyantege ishyanga rigawa. Bantu mureba mukabona ntidufite igikundiro mu maso y'abantu. Mwajya muri background yacu mukabona ntidufite ibintu bikomeye, mwashingira muvuga turiya yari yiteje imbere ageza. Mwatushakishiriza mu banyamashuri rimwe na rimwe nimudusangemo, mwadushakishiriza ko tuvuka muri noble families, mugasanga ntabwo turiyo. Ariko iby'ubutunzi Imana yashyize muri twe bikaba ari byinshi. Imana ibakirisha ababembe ngo barabavuga ati oya ibyo ntibishoboka, babembe mwahaze gute ibwami bashonje. Nagira ngo mbabwire ngo ubu dufite ijambo ry'Imana ryahanuwe kandi rigenda rirushaho gukomera, kandi muzabugize neza nimuryitaho uko rimeze nk'inkota ya mugi yombi yinshiramo imbere rikabasha kugabanya ubugingo n'umwuka. Bene data bakundwa, abana b'ibwami barashonje. Hari abasonzeye kwa Poso bari kurira y'amahurungu. Cakira igitangaza, cakira viza, cakira perime irakuzamuye. Ariko twebwe dufite ubwiru bw'Imana, turi mu kindi kirere cy'umwuka, turi kubona ibyo abantu batabona. Turi haleluya, dufite amakuru y'ubutasa turuka ahantu hizewe. Ngo bana b'Imana mwitegura uwaducunguye agiye kuza kudutwara. Iyo bimeze gutya abantu begera Imana bagasenga, abera b'Imana bakomeza kwiyeza no kwitunganya. Dufite amakuru ari kubabwira ngo nta gisigaye, haze ko turi kurundarunda imitungo, tukababwira ati oya nimusigeho, ibyo nabyo akanya gatoya. Ejo bundi ni wabonye iyerekwa abantu bahabwa amakompiyuta n'ibiki byose, bamara kubitwara bishimye, wabibahaye agaswicinga bagashyana nabyo. Reka mbabwire ibyo muri kurundarunda ni ukugira ngo babone muri benshi, nibarangiza murashyana nabyo. Ayo makuru nta muntu w'isi uyazi. Bana b'ibwami bahiriye mu nsengero bari kurya amahurunguru, ariko dore abera turahaze. Abameze nk'ababembe twajugunywe, abameze nk'abatitaweho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo na Yesu ubwe na Kristo ubwe nta gikundiro yari afite ku bantu, ngo yari ameze nk'umunyamibabaro wamenyerejwe intimba. Hari abantu batuzenguruka bakabona nta by'igikundiro kituriho, ariko Kristo Yesu aradukunda kandi yaraduhamagaye atugura amaraso y'igiciro, adushyiramo iby'ubutunzi bukomeye. Kubw'uwo twahombye ibyacu byose tubitekereza nk'amase, turabyemera
bitubera igihombo kubwo kuronga ubutunzi bukomeye aribwo Yesu Kristo. Abana bacu nibo butunzi bwacu, niyo mpamvu tubakomeye kukabi na gato, kukanini na gato, kukabi na keza dukomeye ku bana bacu. Ibyo byo kutubwira ngo tubabage ntabwo tubyemera. Ntaho twapfa tuzapfa tukiringiye uyu mwami, ntabwo tuzikuraho kubinyangamugayo. Bikugana ku musozo kababembe babaha inkuru nziza, avuga ati sibyo byashoboka gute ngo bohereze intasi. Basi mwakohereje intasi mukaza mukareba ko ibi bintu by'Imana bidakora, mwagize abo murekura kabura ati mugende mwizere Yesu Kristo. Ba Robert bababwiye mugende mwizere, namwe musenge, mujye muri biriya bintu murebe ko bidakora. Murenge iyo myuka mibi irabavamo, ngo abo badayande ziracika, murebe ngo Imana irabatabara. Kandi muraguma muri ibyo gute? Ngo bagiye babona ni iby'ukuri, ngo baraza batangaza amakuru i Samariya babona ibyo kurya. Umugore wahishe umwana baramurokoye. Reka mbabwire, umugore wahishe umwana, guma ku mwana wawe tugiye gukira. Mugore wahishe umwana, guma ku mwana wawe tugiye kurokoka. Iyi nzara ni iy'igihe gito, muri byuzuye umwuka. Avuga imibabaro ni iy'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Haleluya. Bene data muri Samariya, turabizi ahantu hose haragoswe. Niyo tekinike y'Abasiriya, kuko babonye ko nibadutera batazadushobora. Bashatse kuduteza ibyaha biranga, baduhamagara ngo tujye kufatanya nabo kuyobya abantu, turabyanga. Baduhamagara imihamagaro yabo, turabyanga. Bagerageza kuduteza ibyo baduteza, byanga kudufata. Baratekereza ngo reka tubagote inzara izabica badusange, ariko ntabwo tuzigera tubasanga. Nubwo inzara yatwica tuzapfa tukiringiye umwami. Kandi igihe kirageze kugira ngo Imana yirukane Abasiriya, igaburira bihanganye. Yego, abo muri Samariya mwagumanye abana, nimuhumure igihe kirageze. Yesu agiye kongera kutwambika ubwiza tugarutseho, kandi aje kudutabara no kudukiza. Ndasoje. Bene data, we wariye umwana, ntinde wakubwiye ngo urye umwana wawe ko? Iki kiganiro kirareba abantu batararya abana babo. Yego, babakipinze. Kabahisha, nibakomeze babahisha. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanjye nava mu byizerwa agasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Yego, abantu bose bavuye mu byizerwa, Imana ibabarire. Turababona nyine. Yego, kugenda ngo ndengera, uravuze induru iki? Wowe waramuriye ukamurya ukamurya. Tahana iyo ndege nyine, tahana icyo cyubahiro, tahana icyo kidini kiremereye, tahana kwitwa mami no kwitwa dati, tahana ibyo nibyo wahisemo. Byibuhiraho ngaho. Ariko abana b'ubwami tubikiwe ibanga. Hari uruhisho dufitiwe mu ijuru, ko tuzasa nikurahishurwa, ariko turategereje Yesu ko azaza asa, natwe niko tuzasa. Umuntu wese ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko uwo nguwo waboneye. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye n'umuvandimwe Imana ihaye guhumekeramo ibyayo. Kambararikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Mwakoze. Shalom, shalom. Amen.